Ndi papa sava. Niba cyane ko uko bazi bigira. Urero rasoje uratangiye kugera ku. None se yari akoze umusazi. Oya ntabwo ari byo kuvuga ngo umusazi. Ahubwo uri betongera urengaho. Ndakubwiye ngo urongera utera ikirenge urenga aho ngaho. Ndahita mpamagara inzego z'umutekano. Noneho uhita ureba yuko narakaye. Nta n'isoni. Ariko simva mubwire. Reka twicare tubivugane. Inde wicara. Nyine. Inde wicara. Nyine. Ibigaragara nta kibazo kindi gihari. Hari ikibazo se gihari kwe? Ni ikihe kibazo kirimo? Ako uzi ko abagabo barige mujya mujyana nabo dutekereza. Wowe winjiye mu cyumba cyanjye. Uretse no kwinjira mu cyumba, ugera no kuburiri narindiho ujya kuburyamaho. Waruzi ko ari nduriho. Ariko se ga. Nje nigeze ngutumira ngo utsangemo. Ubundi ko bavangura umuntu w'umwana mwiza kwera. Inde umwana mwiza. Kuki wagira uburakari ngubwo uri kuri urwo rwego kwera? Noneho nicare mbireke bitambuke bigende mbireba. Nicare mu profite mu mbonera niko mwiboneye. None se reka twumvikane. Njye nagusanga mu buriri bwawe cyangwa mu nzu yawe. Ntabwo wasanzemo. Ariko nanjye nubwo nagusanzemo ubundi wowe byagirinze kugira izo saa 10 wowe utaramenya gute. Byarinze kugira saa 10 gute. Ubu nige rero nojye gushyiraho icyaha. Sibyo? Nyina mbwira uko nawe wewe wahageze ute wowe saa 10 zose. Kuba nari nasangiye nawe. Sibyo? Ntibivuze ko wagomba kunkurikira ngo nsange naho nari mbyamye. Ikindi kandi si weho nagombaga kuba ndi kumwe nawe mu buriri. Uri kunyumva neza? Ariko rero wibigire nawe. Si wowe nagomba kuba urakibuka icyo ngicyo cyo. Wenda ibyo nibyo pe ndabyumva. Ariko nawe wibigire intambara. Ngo biremereze cyane nkaho byacitse byayobye. Wibigire intambara rwose. Wibigire intambara pe. Icyo wavuga cyose ibyo wakihakana byose ntago uri bunshike. Icyambere cyo sinzi uko uhagaze, sinzi ubuzima bwawe ko buhagaze, sinzi indwara iyo ari yose waba ufite. Uramereza amafaranga njye kwivuza, njye gushaka ibinini kuko sinzi nimba utananeye n'inda. None se uri kunyumva neza? Buretse oya nibyo ariko ni ndakubwiye ngo buretse. Ariko nanjye nyumva ku ruhande rwanjye. Kuki wumva ari wenyine wakwiyumva wenyine nanjye nyumva. Ibyo nimba byabaye yego. Urumva? Ariko rero nawe wibiremereza bivuze induru ube waneza n'abantu. Aho urumva ibyo koko ari byo. Kwanza ugomba no kunyishyura 100. Ibihumbi 100. 100. Ntago mfishe. Hasi ibihumbi 100 koko. Ibihumbi 100 twumvikanye se? Nimba ntayumvikanye nawe wajyaga mu cyumba cyanjye gukora iki? Uwakubwiye nguzemo nimba utizanyemo, nimba uvuga ko bakubwiye nguzemo, uwakubwiye nguzemo nta makuru yaguhaye. Abo se wowe wahageze uti? Njye nahageze ne? Ntabwo ari wansanzemo. Njye ngusangamo? Ntabwo wansanze mu cyumba. Njye nagusanzemo? Sawa. Ndaje mpamagara inzego z'umutekano turaza kureba abo barengana. Oya umva kugize uko. Si ungeze umusazi se? Umva ina kubwira. Nimba ushaka byo rahagire oroha. Oya ibyo byabifashe indi ntera. Webye inzego z'umutekano byo byihorera ahubwo reka twumvikane mu kivandimwe. Sibyo? Wibiremereza wibigize. Ibihumbi 100. Ariko sumva nkubwire wowe. Wese ubundi urumva udasanzwe uhaza. Ubwo ngose mwari guhura. Umva kubwira wa mugabo. Aho ngenda, aho njya, aho ndara, aho ndira ntuhashinzwe. Ese ku buryo waje ushobora wenda kutibuka ikosa wakoze sibyo? Waje usanga umwana w'umukobwa mu cyumba uryamye. Umva nkubwire pe. Akubundi. Umva nkubwize ukuri. Buretse ikirego kiranahindutse. Uretse ko wansanze no mu cyumba. Uzi ko wabanje no kumereza ibiyobyabwenge? Njyewe? Ahubwo nagakiri 100. None se umva reka tubihuze pe. Reka tubihuze sibyo? Tubihurizemo hagati. Ubundi se nkubwire. Ubundi uwo mutipe mwari mwapanze n'ibiki byose? Uretse kuba 100 ari bwiyongere. Uzi ko nibutse neza yuko waraye umayobya bwenge bigatuma nsinzira simenye no twararanye. Komeza unyura umusazi. Sibyo? Komeza turaza kureba uruze kugwa mu cyaha. Oya umva nkwereke. Reka nkubwize ukuri. Sibyo? Reka twuko bigira ibihumbi 100.
urumva tworoshye ibibazo pe tubyoroshye rwose sibyo tubyoroshye ntabwo uko waje nyine ufite uko waje nanjye mfite uko naje kandi nawe wumve ko ubundi saa 10 zijya kugera utaramenya umuntu muri kimwe gute ndeka abana ndeka nigende gukomeza gutera amagambo nawe ndeka nigende uri kunyumva neza uranyishyura ntunyishyura noneho nshobora kubona herekana nk'uwembereza uranyishyura ntunyishyura Wese ndamwishyura uzi ko abagabo ubu kandi wabona hasize n'umugore mu rugo ndamwishyura iki ukaza ugafatira n'akana k'agakobwa kibereye mu cyumba ntiwakishyuye kibereyemo niyo mpamvu ubwo ubundi ibyo nanywaga nimugoroba wankiremo iki cyatumye nsinzira simenye ko naranye n'umuntu nkawe ni igiki wakiriyemo inde ngese nashyizemo iki ariko ubundi uriya muhungu ahubwo uwo nguwo njye urajya kufata ibintu bishyira ku mutwe ahubwo uwo nguwo uratinyuka ukafata ibintu yego nyine nashidutse nahageze ariko se nimba nahageze bo nahageze ubundi mwe mwavuganye iki ariko rero umva nkubwiza ukuri reka ibintu tubyoroshye rwose wibigira intambara pe Ramaza mwaramutse se waramutse muko ukora maza nibyo se niko bimeze nuko nyine mema bite sawa umuntu araza kuva ku byo gukodesha amarogi niba arabigira ate none se kuko uramaza hariya hirya kweri Suzana se nawe uriya Suzana ntari ejo ntitwahuye umukobwa azanye n'umugenzi we sibyo baranyweye nawe unyweyeho uraguze baranyweye mugenzi we aramunyereye muramusindishije amuvuyeho nawe ugiye uranyereye ese wanyereresheje iki kutatsa n'agakingirizo wari ugafite ubu rero umuntu yaba atahibereye ugasanga inzu mwayitwitse kabisa ariko iki ni ikibazo kabisa ese Ramaza tuvugisha ukuri koko ubwo mugenzi we aravuze ati dege aravuze ati genda ujyeyo kasinze ntabwo kari bubimenye ugiyeyo uva ujombye aho ajombye kandi nawe yajombye aho undi yari yajombye nta wundi mujyamamwa bavugaga bari nakoreka ndetse kumena amabanga nshuti yanjye ubu muri aya masaha muri iyi minota muri aya masegonda niko Ramaza hagati y'uburagaza imitezi mburugu sida na hepatite uzi wanduye iki nako mwembi muzi mwanduye iki hanyuma se muko tubwiza ukuri pe tubwiza ukuri sibyo dege pyo uwo mujyama wundi pyo Ramazani pyo ubundi umwana najya kuvuka
azaba ari uwande. Ntabwo njye ntacyo naravuganye n'uyu mugabo pe. Ibyo kuvugana si byo ndi kuvuga, ndi kubariza umwana. Umwana navuka azitwa ko ari uwande. Nako kabazo gusa nari mfite. Mbere yuko igihe kigera bagapima ADN, uwo mwana azaba yitwa uwande. Uzavuga uti ni digidigi wenda azi kwinjira cyane akagera kure agasohoka vuba. Uzavuga uti ni Ramazani wenda yinjira gakeya agatindayo. Uzavuga ati ni uwo mujyama wenda ni ikirundo cy'ibintu nyine amavuta yasizeyo kwaje kwapura. Uwo mwana mu gihe muzaba mutarapimisha ADN azaba yitwa uwande. Ese ubundi mubaze urwaye iyihe ndwara ku buryo abagabo bagufata bakaza bakakududira inzoga batatu bose bakakirana ngo ntago wumva? Ubu ntago ushobora kumva ko wanywa ukavuga uti nibura yego ndanyweye ariko ndijuse reka ntahe. Ni guru. Uri Fiat irimo kunywa essence iri kunywa mazutu uri igiki mu bintu? Okay. Bo, Ramazani rero. Byo kwitwaza ko umuntu yasinze ukagenda ukamuhohotera ukagira ute, ibyo ni icyaha pe. Ni icyaha kandi kinakomeye. Singiye kubishyiramo umugore wawe mutazajya muvuga muti ari ahantu habera amatiku n'ubujajwa n'iki. Ishyura amafaranga ari kukwaka, hanyuma mukomeze cyangwa ejo mujye kureba uko muhagaze. Nawe wa mukobwa niba utari witeguye kubyara ureba uti ndabyirinda nte, cyangwa se mufate bya binini. Yes. Ayo mafaranga ngo wari uri kumwaka ngahe? 100 ryose koko. 100 ryose. Erega nubyanga ngenda hano hari ubuyobozi. Nyine. Sibyo kandi nanone ni inkurega. Na Roger bayihana. Niko bagenda umukanga. Wowe nta bwenge ufite ko numva. Ndabufite ariko se ni gute umuntu asohokera ahantu bakamusanga mu cyumba mwari muzi umuntu agomba kurara muri icyo cyumba. Nyine wibigira 100 nawe. Uraritanga. Nurya Roger akugurikira mu 100. Nta nubwo wavuga 110 cyangwa uvuge 40. Nakomeza kwikarakasa arazamuka. Wibigira 100. Sawa. Bonjour Ramazan. Bonjour. Amakuru. Tami. Salama. Umeze ute? Ni sawa ni sawa. Hanyuma se mwari muntu myongonze mumpe komande. Okay, reka umutipe urimo kugura nazara araguha komande nta kibazo. Reka ugura azi. Uvuze ngo uyu mutipe ngira ngo ni yinde ahubwo byari binyo. No wicaye aho ngaho. Mwari murariko. Turaho ni sawa. Umeze bite se hatu? Ni sawa rwose. Uraharambye sha. Ndaharambye. Reka boss ura turakorana cyane. Ariko no buriya. Kera nigeze kwivumbura ngeze hanze. Hajya babwi na mero n'ubworo niki? N'ubwo ubworo. Oya, ubworo n'uwanyoye amata. Kakundi nyine mba naramenyereye utudeshi. Yego. Ibyo tudeshi turaryoha kurenza umuhori. Byasanze ndabibura. Urabibura. Ariko buriya rero abantu bose babagana ahangaha kubera wowe. Afukisha kuri se. Reka burya akabari n'icyokezo. Cyo. Uzi rira rwaje go de chevre. Nikaze. Ariko nanjye ndayemera. Kangwa rwa rutigu. Igitigu. Jigo de chevre. Uzi kureba wakireba ukumva amazi arimo gutemba mu kanwa. Ntakitonde. Buriya rero nyine akabari n'icyokezo. N'icyokezo ahubwo ukomereza. Komereza rwose. Bimeze bite? Aya ntabwo ayisomye. Yanywa usari ibintu byadusoze. Cimbura niba Yabujijwe kunywa ku nzoga y'umukiriya rwose ni kizira. none se Manu sumva umva nyine garuka nkubwire none se kugiye usize monde
gahunda zimeze neza zose ziratunganyije humura mubikurikirana ujya wakurikiranye ibyo ukurikirana mwitaba umuntu umva rero ubwo aranyongera utundi tubiri rero niba ugiye ndaje tuvugane umva gidi tubivugane twitonze ntacyo uragira sawa ndabivugana cyangwa uvugane n'umutoto nawe akomeye akagira ukuntu abigenza ntari ibi turabigira ibyacu sawa umva harya mufitemo iki mu cyokezo mu cyokezo dufite iby'inyotse byo ari inkoko ari amafi ari jigo de chèvre ari igitigu mbavu budege mafi brochette fish brochette do z'inkoko iyo uvuze budege ry'abangahe budege babyibura abantu babiri nkamwe rwose budege irabahaza badukore budege nyine abanza mbere ntunze budege ubundi ibinganiti bo urabona ubundi budege ni ikidari cy'ihene kikotswa kurakira kigahita gihinduka nka za zindi ziri kurasa muri inoze cyangwa ugafata inkoko ukayisatura ukayotsa uko utakatakasa oya kora budege y'intuza y'ihene kora budege y'ihene n'akaguru kavamo budege oya ntabyo we fata ikidari ukibambe none ukuriye budege ubwo urumva ni cyose kuko muri babiri ni ugusata iki cyose ku buryo ramazana ararya iki ntushyire urusenda sinshyire urusenda agasenda kazana urafatisha iki urafatisha iki bakire ibirayi ingahe ibirayi njye ntarya kimwe ntari ni bitatu ni bine ariko nawe ujye umenya uburyo bitatu urabizi nawe niba ari duto akore bitatu ni bito ni binini oya ni ibirayi bya mwayeni muri make ubwo bitatu yabirya rwose sawa umugani wawe ni ibipande bitandatu nta gasalade se we kora komande yose uko uyitegura agasalade kaburaho koko wazana ikidari kitagira agasalade kwere oya ndavuga hari igihe umuntu aba ashaka nka salade de chef salade maître d'hôtel salade mixte salade yakora ibitunguru bantu yakora ibitunguru kora rati iyo utekereza ijyanye n'ibyo ngibyo urumva twe ntabwo twaje mu mazina y'inyama twaje mu ntuza mu kurya kwakwanya yego sawa shyiramo agatege nibyo rero nakubwira urumva njye maze iminsi mfite akadefo ko kwihagarika buri kanya ariko nawe cyane byabiteye nkana urabanya amazi menshi se ugashyiramo n'izi nzoga amazi se njye sinkunda kunywa amazi busanzwe inzoga nazo ni gake aho ugiye kubigira cya kibazo se ikiza ujya uhagarara ugashiduka n'inyari ariko se ko birabikunda kugira abantu bakuru b'abasaza iki by'amadiyabetesi yego ntarwara diyabetesi njye n'isukari reka ni isukari se wenyine ugira ngo itera diyabete reka da burya na stress stress gukora akazi utaruhuka biriya nabyo biziramo diyabete stress nayo nase stress igahura ite n'impyiko umvara byose ntibikorana ntibiteye mu mubiri umwe se ubwo zari nk'iyo ntarwara imwe mu bwonko noneho mbwira nyine reka komeza umbwiriza kandi ukoze nibyo nakubwiraga rero wenda ni na byiza nk'ubu tuba tubonye amahirwe tukaganira umuntu umuvandimwe njyewe uranaye nicaye ndavuga ni umuvandimwe asanzwe anjye agira ukuntu angenzi yagize icyo abona urabizi ndaguhamagara ndavuga ni rero uyu muvandimwe sinagira ikintu mwima nanjye ngize uravuga nibwo hano bari kunkopa reka tuhace wanywe tubiri nanjye nywe tubiri badukora agakomande nka kuriya ibyo ndabikontorora ibijyanye no kwishyura nta kibazo hano ubu ngubu umeze neza noneho nindangiza ntanakugira inama winyense buri umuzigo urambitse ku meza gutya dore rwose urambitse ku meza gutya ni nka kuriya waguha umuneke wo ugahita utonora ugatamira none se degede ibyo bintu byo birayashaka ushaka kunshora ibyo ko mbiheruka kera ntarashaka koko ibaze kuba ushatse kuba warashatse sibyo ukabana n'umugore amezi 3 6 umwaka 2 3 akuryama inyuma mani bikemera ntaguca ku ruhande ariko ntigitegeka nkwiza ukuri uriya Suzana agira amahane Suzana ariko uzwa rijyajya nancapa ahubwo iyo nakoze nk'ibintu by'ibigafi ariko nawe no kuba wakoze ibigafi none se ko bigiye kubibanga azabwirwa n'iki kosa rero bararya abantu b'abagabo bashyashya mu bintu bijyanye no kubaka ntimuba muramenya ukuntu baca inyuma umugore uburyo bwo guca inyuma umugore
wirinda gukora amafuti ya hato na hato ukamuha icyizere umugore akakwizera ku buryo n'uwavuga ngo wabikoze atabyumva. urugero nk'ubu uricaye tuvuge na nkawe wenda uri gukora ibintu by'ibiraka fata umugore umwizere genda mwiza ariko Suzana umva nyine icyo mbwira amafaranga ukorera yose uyamuhe nyamuhe bijye bigaragara ko ari wowe ahubwo umanaginga urugo. niba kubwira ngo tujye mu bukwe umujyaneyo nakubwira ati ndananiwe umwemerere mutaye numubwira uti tujye kunywa agafanta kakubwira ati nta nyota mfite umubwira uti nanjye kuko tutari busangire ntaho njya wumve ubwo mwica mu mutwe umugenda ku buryo akwizera umunsi wo kumucira. ubundi reka nkubwire mbanze nkubaze nawe nyine nibyo nakoze kasasa gafite agastress kazasa urumva none iyo ugeze mu buryo bwo kumuca inyuma rero uba waramukoreye ikintu bita icyizere ku buryo nta kintu na kimwe yagira. kandi ikindi uretse wenda n'ibyo byo kuvuga ngo kumuca inyuma nk'aya mahirwe ubonye n'iryari uzongera kuyabona. ntiwambwiye ko adahari nawe nyine nkubaze oya ntiwambwiye ko adahari ubu ngubu ku manywa ntawe hari ariko nimugoroba araba yaje. none se wabikoze ku manywa degede wabikoze ku manywa ndahita nkubakira n'uburyo none uri burare urumva wanarara bikagenda neza. degede Suzana yanyica ariko se ako se ubundi degede izo trike zo gusambana gutyo nizo ukuntu umuntu amwanya umugore ubimenye tutarigeze ushaka ko jewe ntabwo nigeze nshaka ariko mbana n'abagabo bagenzi bawe n'abagabo bagenzi bawe aho uri ikirayi we ntabwo ari ukubikirayi kumenya ibyo bintu byose muri teori na pratique kandi nta mugore ugira ugaho kumujyana mu bukwe kuko uri amafaranga ukabwitaho kugeza igihe ubirinduriye burundu. none se kamubaze uriya mwana ntacyo ari bunsareze nta kintu gusaba uriya mwana yashyize icupa ku munwa biba byarangiye. inzoga zo ntazigura urazigura kandi nta munywesheje jewe yanyweye do aryamye atya ni ukugenda uterura ntuza nguni ya mbere uyishyira parikingi ya kabiri uyishyira uhita umenya ubwenge. niyo mpamvu utangiye kwikopesha washiriwe oya ntabwo ugira shiriwe ntabwo nashiriwe ariko urango wikopesha tubiri nawe wikopesha oya ibyo ni ibyanjye sibyo wowe niba ushaka gahunda wiyaranje wumva ikintu cyari nta kintu agusaba azanzamuka atangira kwivugisha usanga agacupa gateretse ku ikeso y'igitanda ugapfundura umuha agotomera akunda inzoga ku buryo akimara kunywa icupa arayagara nk'umunyerero wa batatu. nahise nk'ubusi si ikigabo se kigenzi cyane kigikire kimumaye hano hepfo yambwiye ati jyewe akakana nta kintu nakwima nanjye akire jyanire umwana ndamubwira bimeze bitetiriza icyo kigabo cyamunyereye naho oranye ariko cyamuraranye kiramamagara mu gitondo kirambwira kituriye nindi hano kwinywa agasupu ndahagera ndebye icyana mbona ntigishaka gutaha ndavuga narira ibisi umukera arambwira ati sigaranire ndagasigarana narumva kandi ibiryo abisangira koko buriya abantu b'abadamu bagira ukuntu binukiriza bya hatari ari ukuntu ashobora kukwinukiriza kuntuza agahita yumva ko ariko muri ibyo nanjye nkubwira nti rero ukuntu mubabaswa wowe yuzi ko uciye umugore inyuma wirinda gutana ikizibiti cy'amavuta y'umugore ibindi urimo n'ibiki ariko sinakwisiga amavuta ye gute ubu ntuyisige ntuya ndavuga gutya yari ukuntu witabaze utaha udakarabye cyangwa ukarabe bigutwaye cyane ntihari amadushe reka ahubwo nkwereka agatekerezo irwaneho muri iyi minota nk'ingaho ufatirane yego ubita ibiceri aho ngaho bikeya nk'ibihumbi n'icumi urumva 10 najya kukwishyuza umamagare ngenda bizi nta kintu akwishyuza njyewe ibihumbi 10 urabyizeye neza koko se wowe kubyizera ngeze ko nabikoze hari icyo yanyishyuje hari icyo yanyisabye yego numva nanjye bitangiye umubosi se yabwiye nta kintu gusaba we ibihumbi 10 nkwereke diri racamo ibihumbi 10 nkwereke degede ibihumbi 10 nkwereke nta kibazo ariko se ibihumbi 10 ufite ubwoba bw'iki njye nakubwiye ngo umukobwa namara kunywa ntacyaba kandi umukobwa yanyweye ari mu buriri ufite ubwoba bw'iki jya mu buriri uryame ukora ibyo ukora 10 urumva 10 ntabwo nayakwima rwose akira yigira n'ibindi bitanu nkwereke ndabona we akose n'unyatsi 10 ni nko kuyantiza wezana ngo ni nko kuyantiza ese bigiye kuba cyane ariko se wowe kwatangiye umbwira ngo ni ibintu by'akazi ntabwo ari ibintu bihenze ushaka gusanga akangutse wamaye amafaranga n'ibindi bitanu ntabwo bigoye ese oya dede aho utangiye kubishyira mu mibare bika ibindi bitanu ugura aho udasigaranye ibindi bitanu usoro iki none nkwereke terura agacupa ujye mu nzu yego terura agacupa
supu ugenda uhita winjira mu buriri ugenda nta kindi sesera mu buriri wowe utimba kuri umuntu hanyuma nubona ntinze aka gakomande k'igikoni ukarebeho ndaba ndi hafi bikurikira